muraho neza, reka nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi nkuko mubibona tugarutse kuri mining nshyashya. Iyi mining ni nshyashya bitewe nuko yatangiye ejo bundi, iri kumara iminsi 5 itangiye, mbega nyine niyo muri uku kwezi. Ngiye kubereka uburyo iyi mining ikora, hanyuma mubwire n'uburyo wabasha gufunguramo account akantu ku kandi. Mbere kugira ngo dutangire, ndakwibutsa gukanda like kuri iyi video, hanyuma niba hari igitekerezo ufite cyangwa se hari ikibazo ufite ucyandikaho muri comment, dore ko ibitekerezo byanyu ari nabyo bituma tubasha gukora izi video. Okay, niba utari wakanda subscribe, unkande subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu zindi video zigiye zitandukanye. Iyi mining y'icyo bayita NexaCoin ifite total supply nkuko ubibona hano. Ahangaha ifite total supply ya 500,000. Mining ni nshyashya, muhitangire hakiri kare, dore iyi ni Twitter yabo cyangwa se X. Iyi ni X yabo, account yabo nyine ya Twitter. Urabibona ko iyi mining imaze kujoiningwa n'abantu nkuko ubibona hano. Urabona ko babitangaje mu masaha 10, mu masaha 10 n'andi hejuru. Babitangaje ko bamaze kujoiningwa n'abantu basaga 25,000. Urumva ko iyi mining iracyari nshyashya cyane, iracyari nshya, kandi iyi mining nabonye ishobora kuzatubera nziza. Niba ukeneye kuyiyandikishamo, urebe link aho ngaho muri description cyangwa se muri comment mba nayishyizemo. Niba ukeneye no kuza mu WhatsApp group yacu, ureba aho ngaho urayibonamo link mba nazishyize aho ngaho, hanyuma ubashe kutujoining. Okay, reka noneho manze mbereke muri interface y'iyi mining nshyashya cyangwa se coin nshyashya bita Nexa. Okay, nkuko mubibona interface yayo dore nuko imeze mimbere nyine. Urabona ko ngiye maze kugira abarifera cyangwa se abamaze kuyijoininga abantu rutseho abarifera 42. Numva ko nanjye maze kugiramo umubare mwinshi cyane. Urabibona interface ya dore ni, urabona dore uko imeze nuko nguko. Hanyuma aho kumayiningira dore ni hano. Ahangaha niho kumayiningira. Urabibona nkuko bakubwira, kutubwira ko kumayininga na amasaha 28. Hanyuma dore ngaya amasaha asigaye kugira ngo twongere dukande kuri mining yacu. Mbega nyine hano niho tubasha kumayiningira kuri kiriya kizu. Kariya kazu niho tubasha kumayiningira. Okay, interface ya dore nuko imeze. Uraza nyine urebemo buri kamwe kose, nyine usome witonze. Hanyuma referral code, ushobora kuza hano ukareba referral code abarifera bawe cyangwa se ukareba referral code yawe. Hanyuma hano urabona hari na white paper, ushobora kuza ukayisoma. Gusa twe ntabwo ari byo turi kurebaho hano. Reka tuzano kuri referral code turebe. Urabibona referral code dore niyo ngiyo. Uraza ugakopia iyi link, iyi link hanyuma ukayiha umuntu niba ushaka ko akwinjirira. Ngiye niba ukeneye kunyinjirira, urebe link aho ngaho muri description cyangwa se muri comment mba nayishyizemo. Hano harimo abantu bawe nyine baba kwinjiriyeho. Mbibutse ko iyi mining ukifungura account uhita ukora na KYC uhita uyikora. Kanze nsubire inyuma mbereke KYC nge narayisoje. KYC narayisoje. Nabonye hari kuzamo icyarabu, ndakwereka uburyo ubasha kuyishyira mu kinyarwanda. Kureba ko wakoze KYC cyangwa se ko bakwemereye, uza hano kuri profile. Hano profile niho ubasha kurebera ko wakoze KYC. Nkuko mubibona, urabona ko coin imaze kugiraho zaje hano kuri balance. Ni coin 88. Ni coin 88. Okay, noneho urabibona iyo wakoze KYC, urabona ko hano bahita bakubwira ko iri approved. Ahangaha approved. Iki gihe KYC uba warayikoze. Iyi mining ni nshyashya, muri joining hakiri kare bantu banjye. Muri joining murabizi ko ntabwo nyambaho ibintu bidafututse. Okay, reka dukore logout ubundi nze nkwereke uburyo wabasha gufunguramo account. Okay, nukanda kuri link naguhaye urahita uhinguka ahantu hameze gutya. Hanyuma hari igihe hano hejuru arahita hazaho ko
iri mu ugomba kuyishyira mu cyongereza, urahita uhakanda kugira ngo uyishyire mu cyongereza. Nutahabona uraza kuri utu turongo dutatu, utungutu tuno tudomo dutatu, nutabona ahanditse icyongereza, hanyuma udukanda, numara kudukanda urahita umanuka hasi gato uzurebe hano handitse translate, hano translate, ubundi ushyire mu cyongereza. Numara kwishyira mu cyongereza noneho urahita ubibona gutya nyine irabimeze gutyo, urabona ko ngiye biri mu cyongereza. Hano full name urashyiraho amazina yawe nkuko yari kwiranga muntu, kugira ngo mu gihe uraba uri gukora KYC bataza kugira bataza kuyanga. Username hano urashyiramo akazina ushaka nyine akari ko kose kakandi kaba nyine kumva ushaka. Hano email urashyiraho email yawe, nimero ya telefone urashyiraho nimero ya telefone ushaka yawe nyine. Password urashyiraho password, nabigishe gukora password ikomeye, niba utararebye video usubira inyuma uzirebe, nabigishe uburyo tubasha gukora password zikomeye. Hano uraza ukayikonfirma password. Referral code cyangwa se invitation code urayibona aho ngaho kuri screen yawe nayishyizeho, cyangwa se urebe muri description cyangwa muri comment referral code mba nayishyizemo cyangwa se invitation code. Hanyuma nurangiza urahita ukanda hano handitse create account, hano niho uri buhita ukanda. Ukimara kuhakanda barahita bakubwira nyine ukore login, mbega nyine numara kuhakanda urahita uhinguka ahantu hameze gutya. Hano nyine uraza ushyiremo ya email yawe cyangwa se username bitewe n'icyo ushaka, hano ushyiremo ya password wakoze, ubundi ukore login, urahita winjira muri account mimbere. Numara kwinjira muri account mimbere barahita bakuzanira igice cyo gukora cyo gukora KYC. KYC uhita uyikora rero. KYC barakubwira ufotore iranga muntu, urafotora imbere, hanyuma aha kabiri ufotore inyuma, aha gatatu wifotore nyine wowe ifoto yawe nyine, ahita wifotora. Nurangiza uhimeze nyine usabe KYC. Nubwo buryo KYC ikorwamo, ntabwo nyine ngiye kubibereka ubu ngubu, gusa biroroshye ni intambwe ku yindi nyine, ni ibintu biraho ngaho. Niba usanzwe ukora ibi bintu by'ama mining KYC ntabwo yakunanira. Iyi mining rero muyitangire nuze coin 500, coin 1,500,000 ntabwo ari nyinshi, total supply ntabwo ari nyinshi cyane ku buryo mutabasha kuyitangira. Muyitangire, iyi coin ishobora kuzaba nziza cyane. Niba hari ikibazo ufite rero ucyandika muri comment, cyangwa se niba hari igitekerezo ufite cyandika muri comment, ubundi tuzakigaruke muri video y'ubutaha. Njye mwari kumwe banyita Darius Stage.